Nzovu rwose twize cyakora gusangira indayi Gisenyi. Ndabanza ndarya ndamusigira. Umudiaspora aramutse anyoherereje nk'ibihumbi 200 akambwira ati rero yaka Nzovu twamubuze kuri telefone ibihumbi 200 uze guhaho Nzovu 100 nawe urya 100. Nta n'igiceri namuha cyakora namugurira Knowless. Reka ngusuze kandi nk'ikaze wowe ukurikira irya Kabagari TV umunsi ku wundi. Ibintu by'agaciro kuba tubana umunsi ku wundi ni ibintu byatari cyane. Nge nitwa Aimé twa Morgan intarushwa ku ikotaniro. Hano ndi kumwe na Yakamwa. Yakabimeze Shani sawa kabisa. Icano niyo ya mbere. Umuneke, avoka, jeri icanira gabura. Icanira gabura. Niyo ya mbere kabisa. Ve kuri bandi bagwereza imitwe y'ihene. Imitwe y'ihene kwa mushi bakaranga ibihanga by'ihene. Urumva umuneke n'irindazi ari byo neza. Yenda kubwiye ngo umuntu utararya ku muneke n'irindazi. Nk'abantu ntabwo muzi ibintu biryo cyane byabihishe. Uri kumva bemeze nka gute? Ngo umuneke n'irindazi. Noneho kuri avoka noneho. Rwose noneho yo ni kawunga. Udatonora. Udatonora. Ni ukuvuga iyo nta cyuma gihari uriyaraje. Avoka umuneke irindazi. Ubu iyi ndyo turayita gute? Icanira gabura. Iyi ni indyo yuzuye. Avoka umuneke irindazi. Indyo yuzuye s'il vous plaît. Ukarenzaho? Karenzaho na cya primus gikonje sha. Hari inzoga ngo bayita ngo iki? Ntago nyizi. Ngo niba ari umugore washimye urugo. Kujya ninywera umugore washimye urugo. Primus niko yitwa? Ngo niko sigaye yitwa. Ngo bayita umugore washimye. Kubera iki? Ayo makuru yakuye. Uzarebe iyi nzoga ubundi ni inzoga y'abadamu. Ahantu uzasanga hose abagore bari mu tubari uzasanga bari kunywa primus. Kwe bakunda mubimba. Impamvu bakunda mubimba ngo umugore anywe primus araryoha. Oya. Nukuri ko Imana. Ibyo banga se nawe urarizi? Genda kubwiye ngo amakuru mfite ngo umugore anywe primus aryoha kubi. Ducuru. Bakanumana ariko ni ibyambere. Kuri ngasi. Ube kuri bagaze uko bajya bagwa ibihanga by'ihene. Basuko yagiye cya yasubiye Burayi. Naho biragenda. Kana nzongera kurya ku hene sha. Basuko wanjye wa mipango yasubiye Burayi. Ariko azagaruka vuba. Batazagaruka inzara yarakwiye. Subiye Burayi. Uzajya uza hano twirire ikintu bita avoka. Ariko se namwe avoka n'umuneke ubuze nzongera kurya ku hene. Ihene so ari ihene. Ihene kiba ari kimwe. None hano ufite ibintu birenga 5. Avoka irindazi Cano ni iragabura. Iragabura yitwa irya Kabagari TV. Munakore subscribe na share na comment ni. Avoka umuneke rwanda ndakubwira. Contre mobimba. Mugore washimye urugo. Ndetse reka nkubaze. Ura n'umugore wanywe primus. Ndakubwira amakuru mfite ngo umugore wanywe primus aryoha kubi. Ayo makuru urayizeye neza? Serious. Mweruka rya. Ko rya guhura n'umugore wanywe primus. Akubira nyine umugore wanywe primus. Ntabwo ndamutamiraho ariko amakuru niyo mfite ngo araryoha. Ufite mu mwaka bwo se niyo kumutamiraho ntirimo. Ngiye kurongora. Aya webe. Kurongora nshaka umugore wanjye apana ibingibi byo kujya nza agongaho nkadundaho. Ese ufite Umugore wanjye tubana. Specialist? Umugore wanjye tubana hari ukuntu irindazi rero urifatanya na avoka. Urumva bigahura neza bikaza ari imbumbe. Abibonye. Buriya irindazi na avoka nk'abantu mwe ukaba ufite cya primus cyawe gikonje. Njorasiyo yi. This is very good breakfast, I'm telling you. Very nice breakfast. Muntu utazi ifunguro rya mu gitondo, ifunguro rya subuhini. Ifunguro ryuzuye rya mu gitondo. Bana ifunguro ryuzuye rya mu gitondo ukajya ku kazi umeze neza, ibana ufite akanyamuneza. Avoka irindazi, buri irindazi naryo ni umusemburo. Kimwe nkatwe twamenyereye kanyanga,
twamenyereye ibisindisha byo mu rwego rwo hejuru pirimusi ntacyo yantwara rwose. Ubundi iyi ni inzoga y'abadamu. Yewe umudamu ubundi anywa, hari abadamu ariko ashobora gukubita nk'ikesi we ya pirimusi. ubwo si umuntu niba umugore unyweye imwe cyangwa ebyiri aryoha unywe ikaze noneho bigenda nkumva abarakara ubundi bavuga ko aryohamo ibiki bavuga ko aba aryoshye ibyo ntubimbarize imbere ya kamera uzabibarize. sasa ari video maze iminsi mbona ya Nzovu isirikira bivuga ko hari indangamirwa yo mu burengerazuba ni Musanze Rubavu umujya Musanze ukubeshya wowe nawe ntabwo nasangira indaya na Nzovu. Tunasangiye indaya nabanza nkarya nkamusigira. Nzovu rwose twize cyakora gusangira indaya Gisenyi, ndabanza ndarya ndamusigira. kuvanga ibyo yavuze wowe yari ibyo waseje naramusigiye rwose nawe ubwo arabizi. Nzovu arakunzwe n'abadiaspora baramuha pe. Ikintu kinyereka ko Nzovu akunzwe, muri mu diaspora ejo bundi wahamagaye umugore we Mama Sandrine buriya batandukanye, abaza Mama Sandrine aramubwira ati Mama Sandrine wasubiranye na Nzovu nkabakorera ubukwe buri kimwe cyose nkongera nkabahuza. Mama Sandrine aravuga ati nubwo wagira ute ngiye ntabwo nshobora gusubirana na Nzovu. Nzovu banza adashoboye. Nzovu arashoboye ahubwo uriya mugore yaramwanze. Njyewe na Nzovu namugiriye inama, umugore niba ubona kwanza ni ukuvuga aba afite indi uri kumukipinga ku ruhande. Nubwo urimo ngiye muri mugore wa Nzovu avuga ngo arera abana wenyine, ariko Nzovu nubwo bavuga ngo Nzovu ni indaya, wabwirwa n'iki kuri mugore we atari indaya? Wamara imyaka Nzovu yaramusize umugore waranze umugabo uba wenyine, ugiye kwemera ko nta wundi muntu afite ku ruhande? Kandi uriya mugore njye naramwiboneye, nari mubonyeho rimwe njye najyanye na Nzovu tugiye gutanga ubunane bw'abana ba Nzovu. Njyana na Nzovu uriya mugore Mama Sandrine ndamwiboneye, ni umugore mwiza byatari. Urumva rero njye ikintu nahise nimajije, twarahageze twahuriye mu muhanda turamuhamagara tugiye gutanga, Nzovu agiye gutanga amafaranga y'ubuntu. Bona rwose cyari kimuzanye ni ugufata amafaranga gusa, nta n'umwanya yigeze amuha ngo banavugane. Mama Sandrine akwibwiriye ko yakwikundiye wabyakira ni icyuki gusa ashobora kuba ari wa Nzovu akubwiye ko yagukunze. Nzovu ubwe yaranyibwiriye ngo yaka buriya Mama Sandrine nubwo twabanaga kuriya andusha imbaraga, anyereka inkovu afite mu mutwe yajyaga mukubita ahantu yagiye amukubita ku bikuta. Nzovu ubwe buriya Nzovu ni inshuti yanjye nta banga ajya mpisha, anyereka ngo buriya yaka ngo ntukagire ngo ngiye gutandukana n'uriya mugore ngiye ngo ni ibindi. Uriya yandushaga imbaraga, uriya nkubitaga ku bikuta bakampundagura. Urumva Nzovu buriya nuko ntakwinjira mu by'umugore n'umugabo kuko bakundana sinari imari, ariko gusa uriya mugore ntabwo akeneye Nzovu. Ubwo twararamwibarije turi kumwe n'uwo mu diaspora kuri telefone twabahuje, bamwibariza se biramutse Nzovu yisubiyeho mwakongera mugasubirana. Umugore aravuga ati ntibiba. Ese we ntabwo yazajya gukubita? Mama Sandrine we ntabwo yazajya gukubita? Ni mwiza pe, eba naramubonye. Ariko Nzovu ni umusaza, wumve ko Nzovu bashakanye. Nzovu burambwira amakuru yose, Nzovu yamushatse afite imyaka 19, wari wo mu rugo. Mama Sandrine yari umukozi wo mu rugo afite imyaka 19. Ubwo Nzovu yari afite ingahe? Nzovu yari afite muri za 40 niba atari 50. Urumva yaramufatiranyije. Kandi ureba Mama Sandrine bya bintu Nzovu ajya avuga ngo njye ngufite umugore w'umukonyi, ebaza ni mwiza pe. Yaramubonye nyimukubita ijuru ndavuga Nzovu n'uyu wambwiraga. Umugore yavuze ngo yashyizeho amafaranga yavuye muri sinema. Uwo ngo ni indaya iba hano Sodoma yitwa Ntuzi, ni indaya ya Sodoma iyo ngiyo. Niyo ko akunda abakonyine. Uwavuga nyina w'abana Mama Sandrine
niwe ajya avuga ngo afite umugore w'umukonyi ni mama Sandrine, naho indangamirwa afite Nzovu ni nyinshi ntabwo wazibara. Hari ba mama Queen, hari abo ngabo uri kuvuga zose arazishobora. zishobora se hari uwo yikorera, uretse kumutunganya gusa. Nzovu nge nako Yaka, ejo bundi hari amakuru numvishe ko ngo ushobora kuba waragerageje inshuro ebyiri kujya muri Amerika bikanga, n'ebyiri cyangwa ni mbona inshuro imwe byaranze, ariko gusa sanimediriye ntacyo bimbwiye, nta n'icyo bintwaye. kabiri sawa nabo bavuga ubwo ni ryari. Gusa icyo nshimira gusa nawe ndashima abana twabanye igihembe ka kuko kabisa abana banyitaho ku buryo bwose bushoboka. Rero nzarira hano kuko mfite abavandimwe benshi. Bigumira ina Njyewe mfite abavandimwe benshi by'umwihariko furo mu gihembe ka amadolari nyabonera igihe. ejo Nzovu nabonye akavideo ke avuga ngo umudiyasipora amwohereje amafaranga utabizi, akamubwira ati Yaka uze kumuha mugabane, ati njyewe ukuntu nabigenza, ati njyewe nayafata Yaka nkagera nkamugurira inzoga nkamuha n'igihumbi agatega agataha. Oya buriya Nzovu ntabwo yakubeshye, umuntu nta nubwo ari we gusa, ari na mama wawe bamwereje amafaranga wenda bakamwohereza nk'ibihumbi 100 ngo urye 100 nawe arya 100, ntabwo yayaguha yose. Ari na mama wawe wakubyaye ntabwo yayaguha yose uko babimubwiye. Kandi nanjye ari ngewe umudiyasipora aramutse anyoherereje nk'ibihumbi 200 akambwira ati rero Yaka Nzovu twamubuze kuri telefone, ibihumbi 200 uze guhaho Nzovu 100 nawe urya 100, nta n'igiceri namuha, cyakora namugurira Kanoresi kuko Kanoresi Nzovu namugura agacupa hamwe. naho ku mafaranga n'aba bose ubona ngo barasenga na pasiteri, ari pasiteri aba bakozi b'Imana ubona yayakurya. Nta muntu uraha amafaranga gutya kashi, yakuyaguha nayaguha, nta kintu yaguze ukavuga ngo ndayatanze arenga ibihumbi 100. ntawe. Cyakora buno mu gitondo hari umuntu umpaye ibihumbi 2, si ibihumbi 2 ni makeya y'ubuntu. yewe Nakoze iki Yaka? ni umuvandimwe ndamubwira ati akira bino 2 uze kureba ukuntu watamira saa sita. Ko wakora ku Ubona hano i Kigali ibihumbi 2 ushobora kujya muri zino resitora 1000 wenda ugakubita icyakura cya 800 ugasaguraho n'ifegi za bisi. wazaretse itabi. Ndakubwiye ngo umuntu uguha ibihumbi 2 hano muri uyu mujyi wa Kigali by'ubuntu, uretse wenda kwirengagiza ubuzima twanyuzemo, wenda ushobora gukira ukirengagiza ubuzima twanyuzemo. Nakubwiye ngo kuguha debare hano mu mujyi uwo muntu aba ari uwawe. Uzareba iyo wakubiswe wabuze n'ijana ukabona umuntu akunagiye 2 hari amafaranga menshi, noneho 5 yo noneho fura ya bene ko atanga bake ayo mafaranga. Ese Yaka ubundi umwaka ushize Cyo nakubwira cyo my brother, gutanga ni umutima, burya hatanga umutima. Hari n'umuntu ushobora kuba afite ibya mirenge ariko akaba ataguha n'uyu muneke cyane arabuze rwose, ariko wa wundi ufite dukeye ukabona araguha. arabuze natwe mu bo tuzi Barahari rwose. Tuvuge nka Sabe kugira ngo zakure kuri noti ya 5, oya cyakora yigeze kuyamaza, ariko ni rimwe oya n'amafaranga yose afite. Sabe reba amafaranga afite, ariko kugira ngo azare kuri noti y'umuto shabe yabivuye. Abagabo nk'abo babita gute? Sinabitanga ni babagundira se ingundirizi. Yaka umwaka ushize wa 2024 wagenze gute kuri Yaka? Uriya mwaka wangendekeye nabi cyane, cyakora nawe usoje neza, nawe usoje nta nyota, ariko gusa uriya mwaka wangendekeye nabi. Narokotse gereza inshuro 3, nafunzwemo inshuro 3, na n'ubu Ntabwo watindaga? ntabwo natindaga, n'ubu ndasubikiwe, ndi kimwe na Miss Muheto turasubikiwe. Zarangira ariko umwaka nurangira bizahita birangira. Ubu turasubikiwe nta nubwo twemerewe kurenga igihugu.
urumva uyu mwaka nawugiriyemo ibikwazo byo gufungwa, ntacyo nagezeho, ntacyo nashoye, nta n'icyo nahombye, ndacyari yakamwa. Gusa ndashima Imana kubona gusa ntarapfuye, ariko ejo bundi kubona abantu barasinze ku rwego rwo hejuru. Zambia icyansekeje, Zambia umupolisi yari afunze imfungwa, asoma icupa arangije ahita afungura imfungwa, namwe mujye kurya ubunanisha. Nukuri kwima muri Zambia umupolisi yasomye icupa ararihaga, ari ku kazi nyine arinze imfungwa zifunzwe, ararisoma ararifiningiza arimugeza, ahita afungura icyo ngo namwe musohoke mujye kwirira ubunanisha. Nibashaka bapfuye barazi ngo baragaruka. Undi nawe umuzamu w'Irusizi, ngo niba ari Rusizi, niba ari umuzamu nawe yurira kuri etaje hejuru, arurira hejuru yicara mu dirishya ngo ubwo ari gukontorora, ari kujya areba hakurya no hakuno, icupa ngo ryari rikigeze hagati, arangije arahanuka ahita apfa. Baba data we itabe iyo serivisi sawa. Yego urakoze cyane uwo mumama rwose wo mu Bubiligi, umushimire. Ni umumama wo mu Bubiligi, ujye kuma amafaranga wumva muhe ya indi wamaye. Oya muhere cyangwa muherezi iyawe ntaribi, nta kibazo. Cyangwa umuhe ya indi wamaye ntaribi. Sawa ni umumama wo mu Bubiligi ugiye kuma amadorari. Nese urumva nyine utaramukanya mani? Abafana turabakunda, abafana barahari turabakunda. None se umuntu ugiye kunyohereza amadorari? Amadorari ari bukoherereze ndabizi neza ko ni menshi. Wese yateganyirije kuna amafaranga azugahita uyapangira. Ndakubwiye ari amafaranga ko ari buzangana, ntago nzi ngo nangahe, gusa ngo yandikiye umupeti twari turi kumwe, ngo nimwe mwohereze nimero yanjye yamumu. Yagiye ejo bundi ariko yanguriye n'aka twasangiriye hariya hoteli Tekirara, hari hoteli Tekirara mu Kicukiro. Ibana arambona ati yakura dushimisha, turagukunda cyane, aticara dusangire. Turasangira, arambwira se ngo uyishyire no muri pisine woge ntireka ntago jyaho zikoga. Mumere rwose umumama arankunda cyane, none umva ageze mu Bubiligi nta n'iminsi itatu irashira, ati mume nimero ya Yaka rwose kwibo. Ese kuki utagiye muri pisine icyo gihe? Oya ntago nzi koga. Utabyiga se wabyiga? Nakogera handi hogera abana ntago najya hepfo. Hari igihumira danjye nzovu twagiye Gisenyi twoga mu kiyaga, twari turi kogera ku nkengero, twari dupfuye. Rero kogera mu kiyaga twebwe n'ubu ni nko kogera mu basi, no kujya ufata witereraho. Ni nko koga mu basi. Ako Nzovu banza bi Nzovu ntabwo azi koga, yarapfuye. Akareka yaramize yarapfuye. Ari wowe na Nzovu? None se Yaka, ari wowe na Nzovu mubaye muri nko mu mazi mugiye kurohama, ninde muntu ubona warohora? Shana twajyana, hari Nzovu hari njyewe ntawarohora undi pe. Mwakijyana uri kwimana twakwijyanira. None se ubundi reba uri kunywa za Primus, Indangamirwa, ibiki byose, ubundi uteganya kwakira agakiza rya? Bo ntago igihe kiragera, njye ntago nshaka kuzajya gukinisha Imana, ntago nshaka kuzajya gukinisha Imana njya kubeshya Imana. Njye ninkizwa nzagenda ngiye gukizwa, ariko apana kuvuga ngo njye nzagenda ngiye kubeshya Imana, ngende njye mu rusengero nature nindangiza ngaruke mu byaha.
njye nzagenda ngendeye ushakira umupasiteri se ubu ngubu akagusengera. umupasiteri nta mupasiteri wansengera Amara arahari gusengera kandi bigacamo. ngewe wowe nubwo yaba ari Gitwaza ntabwo yampfukamisha ngewe Gitwaza sinjya numva ukomeye hano Kicukiro nubwo yaba ari Gitwaza ntashobora na gato. kubera iki se? ngewe mfukamisha hasi kandi nawe uri umunyabyaha jamais ntabwo ngewe yampfukamisha nubwo yaza ari Gitwaza rwose. dore yaje pasiteri nguyu namuzanye.